Nshuti bakunzi ba Kigali House, twongeye kugaruka tubasuhuza kandi tubaha ikaze nk'uko mumaze kubimenyera. Amazina nitwa Elisa, ngira ngo murabizi. Channel yacu yo ni Kigali House. Uyu munsi ndi Gacuriro. Gacuriro ni ya karitsiye nziza cyane, ikundwa na bose, ikundwa na benshi. Ni karitsiye nziza cyane muri karitsiye zigize uyu mujyi wa Kigali. Ni karitsiye ikundwa pe. Uyu munsi rero mpabazaniye inzu nziza cyane irimo kugurishwa. Ni inzu iri ku giciro kiri very affordable cyangwa se kiri hasi ho gatoya, kubera ko ni inzu irimo ebyiri. Inzu ebyiri rero ubwo ni 2 in 1. Ni inzu zigiye zitandukanye. Hari kiriya gice cya ruguru murabona yo gate ngira ngo kuri ariya marembo. Hanyuma nanone hano naho hari indi gate. Ni inzu rero zisepaye, ariko urumva isepaye hasi no hejuru. Ihera hasi hari salo na saramanje n'igikoni, hejuru hakabayo ibyumba bibiri, ubwo ni pariti imwe, n'indi yo hirya ni copy paste. Ikindi kintu nakundiye ino nzu, buri parikingi, buri nzu igiye ifite parikingi yajyamo imodoka 3, urumva ko zigerageza kwisanzuramo. Ni inzu iri Gacuriro rero muri karitsiye nziza cyane hafi ya main road. Ni inzu irimo kugurishwa, iri kuri miliyoni 300, zirimo n'ibiganiro by the way. Miliyoni 300 ugatwara iyi nzu yose, bino bice byose, harimo n'ibiganiro ariko byo kuba twakugabanyiriza. Ngira ngo rero murabona uko inzu igaragara. Sindi bunatinde, ndahita nzamuka nkomerezeho mbereke uko inzu imeze. Ndagerageza nzibinjizemo zose, wenda ntabwo ndi buzitindemo, ariko zose ndazibereka kugira ngo mugende mureba uko zimeze. Aha ngaha turi ni kuri korotire, ngira ngo murayibona, ni korotire ndende yisanzuye, ngira ngo murayibona rwose imeze neza. Iyi nzu kandi yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Dore ya parikingi rero nababwiraga, urabona ko hano ubwaho haparikamo imodoka ebyiri kuri no side, hanyuma hariya naho hakajyamo indi modoka imwe. Nabazumingire neza abereka ino nzu. Ngira ngo ahagaze nk'hano kuri no side ya hano ni naho mureba na indi yo hepfo, ariko harimo urukuta, harimo runo rukuta rusisepara. Urumva ko ari inzu yo wagura ugaturamo, ikindi gice ukagikodesha, ukajya ubona amafaranga meza aryoshye. Ni miliyoni 300 irimo kugurishwaho, ni ibice bibiri ukabitwara byose. Iyi nzu kandi ifite na nex. Mbere yuko mbinjizamo, hari abantu bajya bakunda kutubaza ama nex. Reka mpite nkomerezaho, mfate uyu mwanya mbereke igice cyayo cya nex. Sorry, muratwihanganira, urugi rwa rumeze nkaho ni maka. So hano twinjiye hano muri no koridoro niho dusanga igikoni cyo hanze, tukahasanga akazu k'umukozi, tukahasanga dushe na toilette by'umukozi. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kandi biteguye neza. Hano naho ni mu gikari cyaho, hariho sorte cyangwa se entrée ishobora kwinjira ijya mu gikoni. Ubwo iki ni igice kimwe, reka mpite nanakibinjizamo murebe uko kimeze. Tutabatindiye, reka duhite twinjirana hano aho dusanga urubaraza rwiza cyane. Ni urubaraza rwisanzuye, uru ni urubaraza rwa salo. Murabona yuko ari urubaraza runini. Wowe urimo kutureba ari ubwa mbere, wakoze subscribe, tukajya tuguha ibintu byiza umunsi ku munsi ko twabyiyemeje. Twakomeje tubahaye ikaze muri salo yacu, aho dusanga salo nziza cyane, salo yisanzuye, salo irimo itara ryiza cyane. Mbese mu by'ukuri abantu benshi basigaye bakora ama 2 in 1, arimo byibura ibyumba 3, ariko ugasanga ni bitoya. Uyu nguyu rero yaravuze ati kankora utwumba twiza tunini, nkore inzu y'ibyumba 2 ariko iba ari nini. Iyi nzu ushobora kuyigura ukaba washyiramo apartment, style y'amaparitema rwose. Hano byaba biryoshye kubera ko ushobora kuyifanishinga bashyizemo udukoresho twiza. Ntabwo wazajya ubura amadolari 1000 kuri koti imwe bayifanishinzemo ibikoresho byiza, kandi abakiriya ukazajya babona bahoraho. Byibura minimum ni amadolari 1000 bazajya baguha kuri iyi nzu. Ubwo ni 2 yazajya yinjiza kubera ko ni ebyiri. Ngira ngo urabona ko plafond nziza, imeze neza cyane, ni gypsum, salon nini irisanzuye, sindi bwirwe mitindaho, amatara meza n'amarange meza. Ubwo ndahita nkomeza nze hano aho dusanga saramanje. Ni saramanje nini nayo, ngira ngo murabibona, ariko ntarayibinjizamo neza. Ariko mande mbereke ino toilette y'abantu bo muri salo batiriwe bajya mu escalier. Iyo niyo toilette y'abantu bo muri salo cyangwa se abashyitsi bawe. Saramanje ni iyi ngiyi nk'uko nabibabwiraga. Ni saramanje nayo nziza nini yisanzuye. Dufite hano akaravabo keza, ngira ngo murakabona.
ni inzu nziza, miliyoni 300 zonyine zirimo n'ibiganiro ziraguhesha ino nzu iri Gacuriro uyu munsi, nawe ube wifitiye ibyayi nk'iyi ngiyi. Reka dukomereze mu gikoni nacyo nkibereke. Ubwo njye nageze mu gikoni, ahangaha ni mu gikoni cyayo, urabona ko ari igikoni cyiza cyisanzuye kirimo utubati twiza rwose. Urabona nawe igikoni kingana gutya cy'inzu y'ibyumba 2 ni kinini pe, kandi gifite ibyangombwa byose. Ubwo urumva hano hari kuka, umwanya wa kuka, hanyuma hano kuri ino side hari fridge kandi nayo nini. Urabona ko ari igikoni cyiza cyane kimeze neza. Reka rero n'abatindiye mbereke n'ibyumba byayo. Reka tuzamukane muri izi esikariye nziza nazo. Ni esikariye nini, ni ngari, urabona ko zisanzuye, ariko tutaragera kure abanza bereke rino tara ririmo hano, urebe ukuntu ari itara ryiza cyane. Iyi nzu yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Niba urimo kutwumva ufite miliyoni 300 ukeneye kugura inzu nziza rwose, Gacuriro ni muri za karitsiye zo twubaha twese, ntucikwe n'iyi nzu. Ahangaho turi, reka mpite mboneraho mbereke dushe na tuwarete, ahita yibereka mbere yuko tujya mu cyumba. Urumva ni tuwarete iri open, in case hari undi muntu ushaka kuyikoresha byakoroha, kugira ngo tuwarete murayibona ni sawa cyane. Icyumba nacyo ni iki ngiki, ni icyumba cyiza kinini rwose. Nibyo nababwiraga, bya bindi byo gusondeka ugasanga utwumba ni dutoya kandi ari twinshi. Byiza no kwakira n'ibyumba byiza binini bigari, kandi urabona ko birimo n'amagariderobe meza, bikaba ari ibintu bifatika rwose bimeze neza. Ubwo rero iki nicyo cyumba cya mbere, reka mpite mbajyana kuri chambre principale, duhite dukomerezaho rwose nta guhagarara. Ubwo hano ngeweho ngeze chambre principale mba nyitangiye, uyu muryango nkiwukingura nyine muba mubizi ko nyitangiye. Twayinjiye, ni karibu twinjira muri iyi chambre yacu. Ni chambre nziza nini yisanzuye, ni bathroom nziza nini yisanzuye. Urabona yuko rwose ni ngari bihagije. Dufiteho umwanya wa lavabo mwiza hariya, tukagiraho hano shawa nziza, kugira ngo murabibona, itara ryiza cyane, n'amakara yigize ni meza, yewe n'amatuwarete ni meza cyane. Sinzi icyo navuga n'icyo nareka. Ubwo ndahita mbinjiza no mu cyumba hano. Ni icyumba cyiza rwose kinini, cyisanzuye. Ndebera urandebera ukuntu kingana. Iki ni icyumba nyine ubwo cya principal. Urabona ko ari kinini cyane. Iyi nzu urabona koko itakodeshwa neza no kutashyiramo ibikoresho. Urabona utazajya ubona hagati y'ibihumbi 800 cyangwa miliyoni yawe, urabona wazajya uyigura, ntabwo wayigura kuri ino sayidi imwe. Urabona ko ari ibintu byiza rero bimeze neza. Dufite hano garderobe nini kuri chambre principale nayo ihagije. Dufite hano, reka hindukira se n'ubereka, hano tuhafiteho bariko, sindi bwirirwe njyayo, ariko ni bariko nini ngari rwose yisanzuye imeze neza. Reka rero bereke n'ikindi gice ndakibereka nihuse kugira ngo ntaza kubatindira. Tukiva kuri la side rero ngira ngo murabibona ko tugiye kubinjiza hano ku yindi korotire, simbisubiramo ge, turabona ko ari ndende, ni ibintu byiza cyane. Hanyuma nanone uhagaze muri ino nguni nayo urahita ubona noneho cya gice kindi nacyo kigaragara neza cyane, kandi ni naho ubona na rwa rukuta nanone ruri separe nk'uko mwabibonye ruguru. Annex ziri hariya mu gikari sinirwa njyayo, mwazibonye ku yindi. Mbese ni copy paste, nuko ngiza ngo ngira ngo mbacishirizemo gato, hose mwe mufite idea yaho uko hameze. Ahangaho hari n'akajaride gatoya, ariko reka dukomeze duhite tuninjira. Sinshaka gutinda cyane, nshaka ko mureba video zikarangira. Aha tugeze ni muri salo. N'ubundi urabona ko salo ni same size, urabona ko size ni kimwe, nayo ni nini. Iyo salo nayo murabona yuko imeze nka yayindi iyo twavuyemo. Ahangaha naho ni salamanje, urabona ko salamanje yo rwose ni nini cyane, irimo lavabo nziza, ibintu byiza cyane. Hanyuma rero tuvuye aho ngaho turahita tuza tubereke noneho na cya gikoni. Ni nko kubacishirizamo kuko n'ubundi inzu mwaba mwamaze kuyitembera muri kiriya gice cya ruguru. Ubwo rero tuvuye aha ngaha niho duhita dukomereza kuri ino sayidi ya hano, ino korodoro irimo n'umuryango ushobora guturuka mu gikoni cyangwa se ugakoresha undi. Dore ya tuwarete ni iyi ngiyi yo nababwiraga. Ubwo ni ya tuwarete y'abashyitsi,
nk'uko mwabibonye hari haruguru. Reka duhite tuzamukana mbereke hejuru. Twazamukanye muri esikariye nk'uko twabibabwiye hariya, esikariye nazo nziza rwose, nakunze ukuntu hisanzuye, ni ahantu hanini hagari, ntabwo ari imfungano. Ubwo kandi naho ndahita nza mpite mbereka kino cyumba cya hano. Wawu, ni ibyumba binini rwose, nicyo nabikundiye. Umuntu urimo kutwumva ushaka kugura aparitema, gura ino nzu uyishyiremo ibikoresho byiza, uyikodesha hirya no hino, uzajya ubona byibura minimamu $2,000 by'idolari ku kwezi, kandi biri fixe rwose bihoraho. So hano naho murabona ko ari byiza cyane, dufitemo garderobe. Ntituhatinda, turahita tujya hano tubereke ino dushe na tuwarete y'iki cyumba. Urabona ko nacyo ari sawa cyane, tuwarete nziza nini. Hanyuma hano kuri iyi nzu hari akantu itandukaniyeho n'iriya yo hirya gatoya. Murabona ko hano umuryango wa dushe sa n'usubira inyuma gatoya kugira ngo babibone neza. Hano bashyizeho umuryango ku buryo ushobora gusohoka muri principal ukaba wahakoresha, ariko harimo n'indi option ya kabiri yuko ubikeneye bagucira umuryango winjirira muri principal ikaba yihariye. Reka tubanze tubereke iyo bathroom. Ni bathroom nziza imeze neza, iriho ibintu byiza, ubereke hose ibikoresho byayo ni karite rwose, bya bikoresho bya original byiza cyane bigezweho muri iyi minsi ya none. Reka rero twinjire tubereke muri chambre principal, niho muza kubonera naho bagukatira umuryango mu gihe waba ukeneye yuko uzajya ukoresha bathroom yayo udasohotse. Ariko ndabanza nyibatemberezemo mbereke utubati twiza. Mbese uyu muntu azi gutoranya garderobe rwose, ni garderobe nziza nini zisanzuye ziri muri iki cyumba cya principal. Amatara meza sinakubwira, kugira ngo murabibona. Parafo ni gypsum, mwabibonye, irimo n'amaspotlight meza cyane. None se wayinoti $1,000 batakirwa hano hantu wafanisha inzu yawe. Hanyuma ibyo nababwiraga rero, hano bagukoreramo umuryango uhita winjira ujya muri iriya dushe na toilette. Mu gihe waba ubikeneye ariko utabikeneye wanabigumisha gutya, kuko izo option zose zirashoboka, kandi urabona yuko ari ibintu byoroshye. Inshuti bakunzi ba Kigali House rero, mwabanye natwe muri ino video, turabashimiye, mwakoze cyane. Reka tubashimire tubikuye ku mutima, muri abantu b'agaciro, kandi mukomeze mukore subscribe, share, like na comment, kugira ngo tujye tumenya ibyo dukomeza kongera muri ino serivisi tubaha. Twiyemeje kuzajya tubaha ibintu byiza ibihe byose. Iyi channel rwose mukomeze mukoreho subscribe, muzajya mubonaho ibyiza bitatse umujyi wa Kigali umunsi ku munsi. Njye mwabanye nitwa Elisa, channel ni Kigali House. Murakoze, mugire Imana n'amafaranga.